nyagaza uruwe rusumba byose ruhinduka ibihe byose izina ryawe ryubawe nyagaza ni nyagaza wakoze ibikomeye tubibonye turizera Schadrack. Banyeshuri beza cyane, Uwiteka abampera umugisha mu buryo butangaje. Uwiteka ni mwiza cyane ko bukeye nuko bwije atubashisha kuba twakongera guhura kugira ngo atwigishe aduhugure turusheho kumenya ubushake bwe. Banyeshuri beza rero, mbere ko dutangira iki gice cyacu cy'umunsi wa none, tugiye kwicisha bugufi nkuko gahunda yacu isanzwe imeze imbere y'Uwiteka, maze tumuragize iyi gahunda yacu yose. Data mwiza uhoraho mwami wacu, uri mwiza cyane, uri mwiza cyane. Izina ryawe rihabwe icyubahiro iteka ryose. Data mwiza, igihugu cyacu cy'u Rwanda n'abanyarwanda tumaze imyaka 30 tuyobowe kinyamaswa, tuyobowe n'ibyihebe byigenge bidakozwe amategeko yawe, ariko uri mwiza. Turagushimira yuko uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ukinguriye abanyarwanda urugi rukwihoza. Uri mwiza, izina ryawe rihabwe icyubahiro iteka ryose. Aka kanya keza tugiye kumara twiga ijambo ryawe, ngwino ubane natwe utuyobore mu izina rya Yesu Kristo, amen. Banyeshuri beza cyane, Uwiteka bankomereze ko bukeye nuko bwije. Uwiteka abaho umugisha kuko muri abanyeshuri beza badasibira ishuri, mwifuza kumenya no kunguka. Basabe umugisha uturuka ku Uwiteka. Banyarwanda, banyarwandakazi, namwe kandi inshuti z'u Rwanda aho muri hose kuri iyi si, urugendo rwa Pasteur Schadrack rwari ruteganijwe ku ya mbere Gashyantare mu mwaka w'ibihumbi 2024 yerekera i Kigali mu myiteguro yo kwiyamamaza umwanya wo kuyobora igihugu cy'u Rwanda, rumaze guhagarikwa kubera impamvu ikurikira. Hamaze kumenyekana imigambi mibisha Paul Kagame n'ubutegetsi bw'impotozi bamaze gutegurira Pasteur Schadrack Uwizeyimana akimara gukandagira ku kibuga cy'indege i Kanombe. Kubera izi mpamvu urugendo rurahagaritswe. Ikitonderwa: guhagarika urugendo rwa Pasteur Schadrack ntibiteze guhagarika na busa ugutabarwa kw'abanyarwanda baboshwe na Paul Kagame n'ubutegetsi bw'impotozi guhera mu mwaka w'1994 kugeza uyu munsi wa none. Agakiza k'abanyarwanda kari kwarara nk'igisiga
Uwiteka abamera umugisha. Le voyage du pasteur Schadrack Uwizeyimana, qui était prévu le 1er février 2024 à Kigali pour sa campagne électorale, est maintenant boycotté pour le motif suivant. Il vient d'être décelé le plan machiavélique de Paul Kagame et ce régime criminel contre Pasteur Schadrack Uwizeyimana dès son arrivée à Kigali. Pour ce motif, le voyage est boycotté. Remarque. Boycotter le voyage n'implique pas boycotter le secours incontournable des Rwandais. Cette année 2024, les Rwandais doivent incontournablement sortir de la servitude de Pharaon. À Dieu la gloire et aux Rwandais la délivrance. Amen. Banyarwanda, banyarwandakazi, hari ikintu nshaka kubwira. Hari ikintu nshaka kubwira abagabo b'ibigoryi n'abagore b'ibigoryi boherejwe n'ubutegetsi bwa Kigali ngo baze hano muri Amerika gushaka Pasteur Schadrack kumugirira nabi. Mutega amatwi mwabigoryi mwe, mwumve. Mutega amatwi mwumve. Aho mwirirwa muri kwirukanka nk'imbwa z'imisega ziri kunutsa amazuru aho Pasteur akandagiye, aho arara. Mutega amatwi mwumve. Amaraso ya Kizito Mihigo mwarayanyoye birakunda, kubera ko amaraso ye afite agaciro gakomeye ku Banyarwanda ndetse n'imbere y'Uwiteka. Icyo mukimenya. Icya kabiri, amaraso ya ntware mwarayanyoye birakunda, kubera ko afite agaciro gakomeye ku Banyarwanda. Hari n'abandi ntiriwe ndondora, ariko amaraso ya Pasteur Schadrack ntago muzayanwa ngo bikunde, kuko nta gaciro afitiye Abanyarwanda. Urwobo muriho mucukura mwebwe ubwanyu muzarugwamo, murarushywa n'ubusa mwebwe na sobuja. Banyarwanda, banyarwandakazi, hari ikintu kibabaje cyane, kibabaje pepe. Paul Kagame akeneye gutegurirwa Discours igihe cyose agiye guhagarara imbere y'abantu nka perezida, kuko perezida mbore w'igihugu cyose. Amakosa perezida akoze bihita bigaragara ko n'abayobora ni gutyo bameze. Shuti bavandimwe, abashinzwe gutegura amadisikuru ya perezida mukora iki ku buryo ajya gufata disikuru akavuga ibintu bisebya Abanyarwanda, ibintu bibatesha agaciro? Mukora iki mwebwe mushinzwe gutegurira perezida disikuru? Perezida gusoma disikuru, speech, nta kimwaro kirimo. Iryo ni hamwe ku isi yose.
igihe perezida agiye gufata ijambo imbere y'abaturage be ndetse n'abatuye isi agomba kuba afite speech, ntabwo ari gupfa kuvuga. Mwebwe mushinzwe gutegurira perezida Discours mukora iki? Mumugira nama ki? Azakomeza gusebya abanyarwanda kugeza ryari? Birababaje cyane, ntabwo ari birababaje. Iriya nama y'umushyikirano yabaye ejo bundi, ndatekereza ni tariki 22 ngira ngo z'ukwezi kwa mbere. Ibintu yakoze mu nama birababaje. Perezida arafata ijambo agakora amagrimase, birababaje. Mbere yuko nkomeza wenda kubyerekeranye n'iri jambo yavuze, ari naryo ritumye ndi kubwira abashinzwe gutegura ijambo ngo bakora akazi kabo, reka mbashiriremo ibyo yavuze n'ukuntu yitwaye, noneho nyuma turaza gukomeza tuganira. Ngera muri cyo narababwiye ngo isi ukuntu iteye igenda ihinduka. Hari uwavuye ahayiruka, u Rwanda ni rubi, abantu ntawe usinzira, ntawe ugira ati aragenda, barahunga bajya hanze hariya, ndetse mu bihugu bikize baramugaburira bamuha, kuko nta n'akazi yakoraga. Ubu ngubu aho nabibabwiye muri 17 2017 nabibabwiye, muzakurikirana ibintu nababwiye muri uwo mwaka. Ndababwira bose birirwa bazabahambiriza babagarure. Hari abo twebwe tunagarura, ariko ibyo ntabwo ndi bubitindeho. Ariko barabarambiwe, bafite ibibazo byabo nabo bimaze kubarenga. Usibye ko n'ubundi yuriye baguha ubusa, ugasakuza ukirirwa uvuga aho wavuye. Ibyo ukwezi kwashira ukajya gufata iposha, ukajya gufata ibyo bakugaburira, kubera ko wavuze u Rwanda nabi gusa. Naranababajije, mumbwire uwavuye aha avuga ibyo yavugaga ibyo byose, kandi kenshi binagaragara ko atari ukuri, ko byose bigaragara. Ariko wabigiriyemo amahirwe, ni mumbwire umwe gusa, wangu ninde umwe, sinsabye benshi. Muri 500 bagiye bavuza induru babeshya, muri bo umwe wagize amahirwe kaba ngo nibura we yavanyemo iki, ninde? Muzamumbwira. N'ubu ntimuramumbwira, mumushakisha. Ariko bamwe bari ba professeur, baratwara amakamyo, ariko na hano hari amakamyo. Ugahunga igihugu ubeshya, ukajya muri Amerika gutwara ikamyo gusa, ariko ukishima ngo uri muri Amerika. Muri Amerika urishimye ko yaguhaye ikamyo yo gutwara itari yawe. Urayitwara ku mugoroba ugatahana akavera ka hamburger, akavera ubuvera twaciye hano. Nicyo cyagutwaye ibirometero 10,000. Really? So abanyarwanda ni mutaba abantu. Mwabonye Discours, mwabonye grimace yakoze, mwabonye grimace yakoze nka biriya by'abashumba, abashumba b'inka.
ari perezida w'igihugu, symbole s'il vous plaît de la population, symbole de la population. Murabona ukuntu ntabwo ari byiza, birababaje cyane, birababaje cyane cyane. Kandi perezida agomba gufata ijambo yateguriwe, kuko ni ijambo rigomba kubaka abanyarwanda bose. Le président c'est le symbole de toute la population. Ntabwo yemerewe gupfa gufata ijambo uko yiboneye kose. Wenda umuntu ari muri saro, cyagihe umuntu aba yicaye muri saro atari ibintu birajya hanze, nta kibazo, arabasha kuvuga biriya akitwara nk'uko yitwaye ejo bundi. Ariko igihe ahagaze imbere y'isi yose iri kumureba, bati uriya ni perezida w'u Rwanda, agomba kuba afite speech. Birababaje cyane. Dore ririya jambo yavuze harimo ibinyoma gusa, ku buryo abanyamahanga barimo, abanyamerika barimo, bumvaga ibintu ari kuvuga by'ibinyoma bipfuye bitari byo. Uyu muntu bitebye, nanjye ubwanjye narabyumvise, kuko ibintu byivangavanze byagenze gute. Ndagira inama abashinzwe gutegurira perezida Discours ngo mukora akazi kanyu. Ntabwo twebwe abanyarwanda tugomba gukomeza we yavuze ko nta soni bimutera. Umunsi umwe yarahagaze imbere y'abana ariko ngo kwica nta soni bimutera. Amagambo nkare yavuga kubera ko nta speech yanditse. Afite speech yanditse ntabwo yahagarara imbere y'abana ngo kwica nta soni bintera, ngo kandi namwe ndabatoza kumera nkanjye. Umuntu w'umubyeyi ngo ndatoza abana kwica. Biriya byose bituruka yuko nta speech bayanditse. Murabyumva? Mwebwe mushinzwe gutegurira nyakubahwa Discours, mukora akazi kanyu. Magambo yavuze ejo bundi, ariko mbere yuko ngusha ku ijambo yavuze, hari imyumvire nabonye na perezida nawe arayifite, shaka kugira ngo ive mu banyarwanda. Muri Afurika by'umwihariko, wenda reka nze iwacu hano i Rwanda, nk'ubu ngubu ubajije umunyarwanda ngo ukora iki, ukamubwira uti ngewe ndi umukozi wo mu rugo. Mu Rwanda wita wumva umukozi wo mu rugo wawe wundi udafite agaciro, wundi bacira mu maso, wundi uhembwa ubusa, wawe wundi udafite agaciro. Ni gutyo muri Afurika mu byumva. Ni gutyo kuko naranabibonye, usibye na Kagame, naribonye na ibinyamakuru njya nkunda kubona babaza abantu bavuye muri Amerika ukora iki. Umuntu yakubwira ati wenda ntoragura amacupa aba yaguye hirya no hino, ukumva ko ntabwo ariko bimeze. Kumva imyumvire y'imirimo aho ngaho mu Rwanda cyangwa se muri Afurika n'imyumvire y'akazi, imirimo hano muri Amerika ndetse no mu bindi bihugu nkaha biratandukanye. Murabyumva, biratandukanye kure cyane. Ikintu cya mbere mumenye ko muri ibi bihugu bya Amerika na Canada n'ahandi, leta niyo igena umushahara ntarengwa abakoresha batagomba kujya munsi. Ntabwo ari nka bya bindi by'iwanyu bavuga ngo umukozi wo mu rugo ngo ndaguha 100, ngo ndaguha 200, we akagena icyo ashaka, ndetse n'igihe kikanagera ntanamuhembe, umwana akigendera gutyo. Ntabwo ariko bimeze hano. Muri ibi bihugu bya Amerika nta bakozi bo mu rugo bahaba. Murabyumva? None kubera iki nta bakozi bo mu rugo bahaba? Muzi impamvu? Ni ukubera ko umukozi wo mu rugo amafaranga ahembwa wowe ntago wayamuhemba, wowe ushaka kumukoresha. Ni ukuvuga abafite abakozi bo mu rugo hano ni abantu bakize cyane, nk'aba perezida, abantu bafite amafaranga menshi cyane, abo nibo bafite abakozi bo mu rugo. Kandi umukozi wo mu rugo wina arubashywe cyane.
mwebwe rero mufata iby'iwanyu, ukuntu mufata iby'iwanyu mukibira ngo n'intanga niko bimeze. Nk'ubu ngubu umuntu ashobora kuva muri Amerika yagira mu Rwanda ukamubaza ngo ukora iki, akakubwira ati ngewe ntema ibyatsi ku muhanda. Noneho ukabigira inkuru ngo uzi ko kanaka atema ibyatsi ku muhanda. Uriya utema ibyatsi ku muhanda uza amadolari ahembwa. Ni ukuvuga icyo nshaka kubabwira, hano muri Amerika umuntu yubaha undi mu kazi ke. Murabyumva? Ntago hano bakorera ubusa nkaho ngo muri Afurika. Murabyumva? Iyo myumvire rero nabonye na Perezida Kagame ayifite. Birababaje cyane umukuru w'igihugu, kugira ngo ubundi umukuru w'igihugu yakagombye kumenya utuntu twose, ikintu cyose agiye kuvuga akaba gifiteho amakuru y'impamo, atari gupfa kuvuga. Kuko iyo upfuye kuvuga kandi ukavuga ibintu by'ibinyoma abantu baguca amazi. Nk'ubu ngubu mbaye nk'urugero, murabona ko ejo bundi mu nama y'umushyikirano yavuze ku byerekeranye n'umushahara w'abashoferi batwara amakamyo hano muri Amerika. Ngo shoferi utwara amakamyo muri Amerika ngo hembwa hambaga. Reka rumbabwire banyarwanda muntege amatwi munyumve rwose, ndabinginze munyumve kandi mubyumve neza. Paul Kagame ntabwo ari umunyabinyoma gusa, ahubwo yahindutse ikinyoma ubwe. Nk'ubu reka mbaho urugero rufatiga rwose, ntabwo muhimbira. Urabona nk'ibi bintu yavuze ku mushoferi ni ibinyoma by'abatwara amakamyo no muri Amerika, ni ibinyoma gusa. Mu mwanya ndabereka ukuntu ari ibinyoma, kuko njye ntabwo mvuga ibinyoma, ndabereka ukuntu ari ibinyoma. Kuba rero ahangara akavuga ikinyoma, buri muntu wese abona ko ari ikinyoma, mukanya nabibagaragariza abadafite ubumenyi kuri ibyo. Nibi byose byerekeranye n'umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, ibyababwira mumenye ko ari ibinyoma. U Rwanda rurugarijwe uyu munsi wa none. U Rwanda rurugarijwe uyu munsi wa none, nta mutekano rufite. We igihe ahagaze imbere yane kababwira ngo ntawe uzadushobora, ngo turi ibihangange, ngo turi za Rutare, ngo ntawe uzambuka umupaka, arababeshya. Nta mbaraga afite, nta bushobozi afite. Murabyumva? Abanyarwanda baravuga ngo umudiho uva mu ki? Mu itako. Umudiho uva mu itako. Ubu Kagame nta taka gifite byo gukubita umudiho, ntari. Murabyumva? Umuntu uhangara kubabwira ngo umushoferi utwara ikamyo hano muri Amerika ngo ahembwa hambaga. Urumva ko ugomba kumenya ko nyaje kukubwira ngo ntawe uzadushobora mu gihugu cyacu, ari kubabwira ibinyoma. Muri kumva mu Abanyarwanda, mufunguke. Umuntu ufitanye ikibazo n'u Burundi, akaba afitanye ikibazo na Kongo, akaba afitanye ikibazo na Tanzania, ngo azakocora Gikwete. Ese yibwira ko ari amagambo ko yarangiriye hariya? Urabwira Perezida mugenzi ngo nzagukocora, akakwihora ukibwira ngo birangire hariya? Ubuse uribwira ngo Gikwete ntariho? Ntabwo Gikwete ariho, ntabwo yapfuye. Ubuse wibwira ko Gikwete adakorana n'uyu Perezida uriho? Urabwira Perezida ngo nzagukocora. Nakaga Abanyarwanda twagushije ngo kugira umukuru w'igihugu udutesha agaciro ku isi yose. Nta munyarwanda ushobora gukandagira Burundi atari uko Abanyarwanda turi Abanyarwanda turi beza, akubera ubuyobozi bubi. Imipaka i Burundi irafunze, umupaka Kongo nawo nuko nta kigenda. Murabyumva? Tanzania nawo nta kigenda. Murabyumva? Shuti bavandimwe, birababaje cyane, ariko muhumure. Cette année 2024 uhoraho yadukinguriye umuryango, agiye gutabara Abanyarwanda. Tugiye kwishima. Ni koko ikintu cyose kigira ikiguzi nk'icya Yesu Kristo, ariko abazasigara bagomba kumwenyura bakishima.
murabyumva ntabwo tuzakomeza kuba mu kato abanyarwanda turi mu kato ntabwo ushobora gukandagira ubundi ntabwo ushobora gukandagira kongo ntabwo ushobora gukandagira hehe n'ihehe ntabwo tuzakomeza kubaho gutyo abashinzwe kandi ndanashimira Paul Kagame ko akurikira icano yanjye arayikurikira nuko gusa atari umunyeshuri mwiza ni umunyeshuri mubi azi uyu munsi ejo agasiba ejo kongera akaza ejo agasiba uyu munsi akana umunyeshuri mubi ariko ajya anyuzamo akaza murabyumva ndabikurikira bugiye mbafite hano mbirebera nawe ni umunyeshuri wanjye none rero reka ngaruke hano kuri Paul Kagame ejo bundi wavuze ikinyoma kiruta icya Semuhanuka reka nkwereke umushahara w'umushoferi utwara kamyo hano umushoferi utwara kamyo Paul Kagame wowe arabasha kuguhemba buri kwezi kandi akisigariza hano akisigariza yaguhembye no kuvuga ngo abantu batwara amakamyo hano ni bamwe mu bantu bubashywe muri Amerika ukabwira abanyarwanda bawe ngo ahembwa hambaga nabo bati nibyo koko gukana gatwara kamyo bakumva ko ari nk'umumayibo mu bantu bubashywe cyane hano muri Amerika abantu batwara amakamyo barubashywe cyane aho bageze uti mwari kamyo batera sare marabyumva reka ngewe ndakoresha fact ndakoresha ibintu bigaragara ntabwo ngewe ndavuga mu cyuka ngiye kukwereka ko ibyo wavuze atari byo n'abanyarwanda bakurikiye noneho bamenye ko atari byo reka nkwereke uko bimeze ku buryo buri muntu wese hano murabona kariya kadokima nashize hariya iriya ni state ya Oregon ni company iriyo irimo irashaka abantu yangaja b'abashoferi b'amakamyo murabyumva mujye kuri Google mwandikemo biriya muri kubona imbere murahita mubibona muri Google ntabwo ngende ba fact kugira ngo umenye ibyari byo umuntu ntakageze ngo babeshye ngo mwemere ushoferi utwara akamyo ngo ahembwa hambaga reka arebe murebe mwese murebe kariya kadokima kariya nimujya kuri Google murakabona hariya iriya ni company iri muri state ya Oregon iri gusaba umushoferi iri kwangaje abashoferi batwara amakamyo iri kuvuga ko mu cyumweru gusa mu cyumweru azahembwa amadolari 2,443 ngibiriya biranditse mu cyumweru 2,443 reka tubiburungushure ni 2,500 tubiburungushure par semaine mu cyumweru ni fact mujye kuri Google ngiye ntago ndimanganya ntago ndi Semuhanuka nkuriya muntu wanyu ujya imbere y'abantu ngo kamyo ngo ahembwa hambaga hano 2,500 mu cyumweru noneho kuba mu kwezi 10,000 by'amadolari mu cyumweru 10,000 by'amadolari mu cyumweru ni miliyoni zingahe z'amanyarwanda miliyoni 10 z'amanyarwanda iyo uhagaze imbere y'abazungu abanyamerika bakumva uri kuvuga ibintu nk'abiri uri president baravuga bati yewe by'abirabura sinzi ukuntu bimeze un président le symbole de la population qui dit les mensonges uravuga ibinyoma byambaye ubusa umushoferi wa kamyo hano arabasha guhemba Paul Kagame nabwo ngiye kubaha fact ntagira ngo nayo kugira nababeshye Paul Kagame ubwo nagiye kuri Google ndi gushaka umushahara wawe dore resultat nabonye Paul Kagame umushahara mbumbe ahembwa 6,000 n'ibihumbi 120 n'utundi dufaranga dukeya 6,000 ariko hano umushoferi w'ikamyo ahembwa 10,000 z'amanyarwanda we Paul Kagame uri guhemba 6,000 umushoferi wa kamyo hano arabasha kuguhemba
birababaje ni ukuvuga afite ni ukuvuga birababaje. Nongere nsubiremo, mwebwe mushinzwe gutegurira perezida Discours, mutegurire Kagame Discours igihe cyose agiye gufata ijambo, kuko iyo afashe ijambo haririya ari ibintu biza mu mutwe, avuga ibyo atakagombye, kandi nta nubwo ari nawe guserega, natwe twese abantu bose. Iyo ufashe ijambo kajya imbere y'abantu atari ibintu wateguye, uvuga ibintu utakagombye kuvuga. Noneho nk'uri uhagarariye abaturage bose b'igihugu cyose, ni ukuvuga ngo ikosa koze rishyirwa no ku banyarwanda bose. Ku byerekeranye rero nashaka kuvuga kuri kiriya kinyoma yavuze ejo bundi, ni ibinyoma byambaye ubusa. Ibyo babwiye ntabwo ari byo, ibyo babwiye ntabwo ari byo rwose, kandi birababaje cyane. Ikindi nshaka kubwira Paul Kagame kugira ngo abimenye neza, niwe ndi kubwira cyane kuko yifuje ko mubwira. Ibyo nababwiraga, ndi guha Paul Kagame amakuru nyayo, amakuru afatika atariho ibintu by'ibihimbano. Ikindi nshaka kumubwira, abaprofeseri nabo bagomba kuyobora u Rwanda kuko bafite inkoni y'ubushumba. Icyo nacyo agomba kukimenya. Abaprofeseri buriya wise mu nama y'umushyikirano profesa, abaprofesa nibo bagomba kuyobora u Rwanda, nibo bagomba kuyobora u Rwanda kuko bafite inkoni y'ubushumba. Ntabwo umuntu wahamagariwe kubaga inka, kubaga ihene, kubaga iki umukinjaye, ntabwo ari ugomba kuyobora igihugu. Niyo mpamvu usanga abaturage bari kurira, intumbi gusa arizo ziri mu gihugu kubera ko zibewe n'umukinjaye. Murabyumva? Niyo mpamvu iyo umuntu agiye mu bintu bitari ibye buri gihe abaturage bararira. Reka mbaho urugero kandi murutekerezeho. Habyarimana Juvenal, il était le bon gestionnaire du pays. Abantu bari hanze y'igihugu rero, hari ikintu nabonye. Abantu bari hanze y'igihugu, abanga bari za Masisi, bari hanze, bari Burundi, bari Uganda. Habyarimana ntago bamuzi, bagiye baha amakuru atariyo. Urumva Habyarimana bamufashe ko muri diable. Murabyumva? Ariko mubaze abatutsi bari mu gihugu, abatutsi batekereza, batari babandi bafite ahantu bavugisha ukuri, abatutsi integre. Mubabaze muti ku ngoma ya Habyarimana ugereranije n'ibyo kwa Kagame bimeze gute? Mwari mumeze gute icyo gihe? Murabyumva? Reka ne kubyinjiramo cyane kuko iyo bigeze mu bintu by'amoko sinzi ukuntu bigenda. Iyo bigeze mu bintu by'amoko ndebe ibintu bikanyibera vraiment, twarasaze. Reka ngaruke kuri Habyarimana Juvenal. Paul Kagame iriya nama yakoze y'umushyikirano yatumye mvuga ibintu byinshi ntakagombye kuvuga, ariko ngomba kubivuga kugira ngo nawe abyumvireho, kuko nawe ni umunyeshuri wanjye, umunyeshuri mubari kuko azi uyu munsi ejo agasiba, ndabibona mfite ahantu mbirebera. Reka mbere kuri Habyarimana Juvenal. Habyarimana Juvenal, il était un bon gestionnaire du pays. Mbabwira ni ukuri. Mwebwe ari amakimbirane yarukiga nduga mu bijugunye hasi, mujya mu bintu biri realite. Baravuga ngo nta mwiza wabuze inenge, ngo na nyirahugu ifite iki, ifite amabinga. Ni ukuvuga ngo twebwe abantu dukunze kugira ibyiza n'ibibi, ariko niba umuntu yarakoze ibyiza ugomba kubigaragaza. Murabyumva? Wafata Habyarimana Juvenal ukamugereranya na Kagame, urabona hari ahantu bahuriye. Mu gihe cy'ingoma ya Habyarimana Juvenal hari umuvu w'amaraso wigeze gutemba mu gihugu nk'uwo mubona ku ngoma ya Kagame. Waba umututsi waba umuhutu, ibyo by'amoko mubivemo, mwebwe mujye mureba realite des choses.
none reka mbaye fact nibyo nababwiraga. Habyarimana Juvenal, il était un très bon gestionnaire du pays, ariko Kagame c'était un mauvais gestionnaire du pays. Je vais vous donner, ngiye kubaha les faits zigaragara. Mu gihe cya Habyarimana Juvenal, ntabwo yajyaga kwiba izahabu muri Kongo, ntabwo yari umujura ngo yambuke umupaka ajya gushakisha hanze. Ibintu byose yashakishaga ekonomi du pays mu gihugu cye. Mufate noneho rero ekonomi yo mu gihugu yo mu gihe cya Habyarimana Juvenal uko yari ihagaze, na ekonomi yo mu gihe cya Paul Kagame w'umujura ujya no kwiba muri Kongo mwiza, urya ntanahaga ibyo yibye. Noneho mugereranye izo za ekonomi ebyiri z'ibihugu bibiri. Kambaye fact, kambaye fe, ndabaha fe zitandukanye. Mu gihe cya Habyarimana njye ubwanjye nagiye kuvunjisha idolari ndi gushaka kuza kwiga hano muri Amerika muri 89 nagiye kuvunjisha idolari. Ifaranga rimwe, idolari rimwe banciye amadolari, abanciye amanyarwanda 70, aho ngo 70 muri 89. Idolari rimwe amanyarwanda 70. None ubu idolari rimwe na amanyarwanda 1000. Icyo ni cyambere. Ikindi cya kabiri, mu gihe cya Habyarimana Juvenal abakongomani bose cyane cyane abangaba begeranye n'u Rwanda, iyi parti de l'Est, abakongomani hafi ya yose bigaga university barangiza bakahita bazi Rwanda. Mu Rwanda abakongomani bo bari buzuye cyane mu byerekeranye n'iki n'uburezi. Kubera iki? Kubera ko amafaranga y'u Rwanda yari afite agaciro gakomeye hano muri le pays de Grand Lac ndetse no muri Afrika yose. Ifaranga ry'u Rwanda ryari rikomeye cyane. Abakongomani igihugu cyabo cyuziyemo izahabu, ariko bafagaho bakaza gushaka ubutunzi n'ubukire mu Rwanda. Tutiba, Habyarimana atiba. Ariko uyu nguyu wacu abasirikare bagiye gushira muri Kongo kubera kujya kwiba izahabu, ariko abanyarwanda bari kuryimbwa. Mu mwanya ndabibereka, abanyarwanda babuze ibyo barya. Naba bashoferi avuga ngo bamakamyo ngo bahangaha niki bari kuryimbwa. Ku ngoma ye bari kuryimbwa. Parce que kubera iki? Il est le mauvais gestionnaire du pays. Ntabwo azi kujera n'ibyibana bayibye hariya, ntabwo azi kubijera. Umuntu aramara imyaka 30 ari kwiba izahabu, ariko wareba icyo iyo zahabu yamariye abanyarwanda ukayibura. Ukayibura. Paul Kagame rero, aba professeur nibo bagomba kuyobora u Rwanda, ibintu bikagenda neza, kuko bafite inkoni y'ubushumba. Naho umuntu wese utekereza kwica, ngo Pasteur Schadrack yavuze ko Kagame atazi kuyobora, akohereza izo ngegeraze mujye kumwica. Pasteur Schadrack yavuze ko Paul Kagame ajya kwiba muri Kongo, igisubizo mujye kumwica. Abameze gutyo n'abakinjayi bagomba kujya mu kazi kabo, bakajya kubaga inka n'ingurube n'inkwavu, niko kazi kabo. Aba professeur nibo bagomba kuyobora igihugu, bafite inkoni y'ubushumba. Ukumva umunyeshuri mubi Paul Kagame. Ikindi kandi bwira Paul Kagame n'iriya mihirimbiriye zirangegera ze, biriya bigoryi bye abwira ngo mujye kwica, bikirukanka bikaza kwica, bikirega no gushakisha aho nkandagiye, biri kwakandagira ngo aho ndari kireka. Mutege amatwi mwumve mwabigoryi mwe. Pasteur Schadrack ntabwo atinya urupfu. Reka gisi ntinya urupfu, ntabwo ntinya urupfu. Reka usibye ko mwebwe mudateze no kumpa urupfu.
nibyo nababwiye ngitangira. Amaraso yanjye nta muteze kubona, sintinya urupfu, ariko amaraso yanjye mwebwe nta nubwo muteze kuyabona, kuko ntacyo ateze kumarira abanyarwanda. Murabyumva? Ntabwo rero, ntabwo umuntu uri perezida, ntabwo igisubizo cy'ikibazo ugishakishiriza mu kwica. Niba abantu bakubwira bati ibintu bimeze nabi, wowe wishyura ubwenge bwawe ku gihe, uvuga uti kubera icyo abantu bose bashize mu kato, kubera icyo abarundi bashize mu kato, kubera icyo abakongomani bashize mu kato, kubera icyo abatanzania bashize mu kato, kubera iki ndi mu bwigunge ngewe n'abaturage. Ukamenya kuko ikibazo ntabwo ari bariya, ni wowe. Kandi mbere yuko abarundi bashavura, twebwe abanyarwanda twaraboze. Kuyoborwa n'umuntu udashoboye kuyobora. None mu nama yawe, mu nama iriya ngo ni inama ajya mu byita ngo kira, ngo ni inama y'ikirasa, y'imishyikirano, ngo mwebwe iwanyu ngo ni hano, muze akazi mugashakishiriza hano, mwe kujya hanze. None se hari uwanze kuba iwabo? Hari uwanze kuba iwabo? Ariko bitewe n'uko igihugu ukijera nabi, abantu nta kazi bafite, n'abari kwihangira imirimo shwi, n'aba bandi bacuruza inyanya ngo barebe ko baramuka, no kubahonda, no kubakubita. Abaturage barahinga imirima ukabarandurira imyaka. Urumva? Nta muturage bari kwicwa n'inzara. None ngo abaturage bawe ngo bameze neza bari kurya imbwa. Reka ngushiremo video utagira ngo ndi kukubeshyira. Reba video ingiye kurikira. Umva je ndumi. Basigaye batugaburira imbwa ku manywa y'ihangu. Ngewe rero icyo nshaka, icyifuzo cyanjye ni ukuvuga ngo niba turya inyama, twebwe abantu nk'abanyarwanda duhurira ku nyama, ni hagaragazwe ibagiro rizwi, hagaragare veterineri bagutupimye iyo hene na gitansi ndetse naboneke, kuko no kuri pe baratwishe baratumaza. Yego ngo inyama zirahenze, ariko se tugezaho kurya imbwa ko ibi birarenze. Kudukorera ubuvugizi. Dufite ikibazo cy'abantu basigaye babaga imbwa, ugasanga bazigaga abaturage bitwaje ngo ni ihene barimo kubagaburisha. Ariko nanone ikibabaje ni uko ugiye kurusanga veterineri nta kuntu umuntu yabaga ihene ubwa mbere ngo nakimba ubwa mbere, ejo yongera abaga imbwa, ejo yongera abaga imbwa, veterineri ataramenya ko ataramuha gitansi. Uwo muntu veterineri ugiye kure nabo basanga afitemo uruhare. Twakagombye kumenya uwabaze akamuha gitansi nk'umuturage, wenda nako n'umuyobozi amugeraho akajya yimwereka. Ibyo niyo bisho nyinshi bitabaye n'imbwa bikaba n'ihene, niho baviramo no kwiba n'ihene bakaziba. None rero ikibazo gihari ni uko bibaye ngombwa mwashyira itegeko ryo guhana umuntu wabaze iyo mbwa, kuko wakwitwaza ngo niba mutoza ngo kubera ko nta tegeko ribihanira. Nagendaga ngeze arambonda ibwira amanitse, reka ngira abarya ibinyaminama mwazireka cyangwa leta ikabafasha ikabahereza amabagira azwi n'abaveterineri bakajya bazisuzuma, mukarya inyama zizwi. Bayibonye abaturage bari kurya imbwa. Mu gihe cya Habyarimana ntabwo bigeze barya imbwa, mu gihe cya Kayibanda ntabwo bigeze barya imbwa, ariko we mu gihe cya bari kurya imbwa kubera kutazi kuyobora igihugu, kuyoboresha amaraso gusa. Ariko Uwiteka yagukuyeho amaboko. Mu minsi iri imbere uzahagarara imbere y'urubanza, nibwo uzamenya ko mu ijuru hari ushobora byose, nibwo uzamenya ko mu ijuru hari umutabazi ukomeye. Uzahagarara imbere y'ubucamanza, usobanura ukuntu wishe Habyarimana Juvenal, usobanura ukuntu wateguye jenoside yakorewe Abatutsi, usobanura ukuntu wateguye jenoside yakorewe Abahutu, usobanura ukuntu uhora ujya kwiba muri Kongo, ukuntu wishe abakongomani, usobanura ukuntu utesha agaciro abanyarwanda. Uzahagarara imbere y'urukiko. Profesa bawundi wavugaga mu nama y'Imishyikirano ngo profesa, aba profesa nibo bagomba kuyobora igihugu, bafite inkoni y'ubushumba. Kamushiremo akandi ka video nyuma yo kubona ko abanyarwanda bari kurya imbwa ku ngoma yawe. Kamushiremo akandi ka video kerekana ko abanyarwanda badakeneye kuba mu gihugu urimo.
bose bashaka kwisohokera. Uzi nk'ubu ngubu bakinguriye bariyeri nta n'umwe wasigara mu gihugu shwi no kwigendera. Ariko ushatse gusohoka no kwica no kumurasa no kugira gute. Reka ngushiremo ibyo ukorera abanyarwanda. Urakubita umukecuru imyaka 80 ngo ntago yatanze mituweli. Uramukubita. Ese niba atatanze iyo mituweli ni yiki? Si yo kwivuza. Niba atatanze mituweli uzarure kumunajya narwara ntuzamuvure. Ariko ntabwo igisubiza ari kumukubita umukecuru imyaka 80. Urumva uwo muvumo uri kwikorera. Reka nshiremo video urebe. Narimvuze kugira ngo Gitifu mfata amaguru w'umurenge akubite mu birenge byanjye n'inkweto zanjye yazijugunye. Andeba ukondi anyitegereza ndeba agatinyuka akamfata amaguru akayatendeka agakubita. Twebwe twibashije tuti ikibazo cyabaye niki? Uwabuze mituweli arakubitwa? Ngira kurya ni mana mfasha nta kintu ngira. None se ubu muragira ngo bigenze ne koko. Umukecuru w'imyaka 80 n'umunani akajya ku giti agakubitwa ubushinga. Ntabwo byari bikwiye, nyine yagombaga kuduha igihe tukabyumvikanaho kuko kwishyura mituweli byo ni itegeko. Aba baturage bo mu murenge wa Munyiginya mu karere ka Rwamagana mu gahinda kenshi baragaragaza ko umunyamanga nshingwabikorwa w'uyu murenge yaje agahera iruhanda agakubita, kandi ngo bagakubitwa bazira yuko batarishyura ubwisungane mu kwivuza. Ejo baje kudufatira mituweli baratuzamura, abantu bashinzwe irondo batugejeje hariya ku kibuga. Gitifu araza w'umurenge nta kindi yabajije, nta nubwo wisobanuraga. Wajyaga kuvuga ijambo mituweli agahita yagukubisa. Ngo Gitifu yaraje nyine batwaye abanyerondo batugejeje ku kibuga. Gitifu araza aradukubita munsi y'ibirenge, inkoni zo munsi y'ibirenge nizo yadukubitaga. Ngo birangiye yurira imodoka aragenda. Ikintu cyambabaje ni abantu twari turi kumwe batujyanye bavuga ko bagiye kutwigisha, ndetse tujyana n'ubwo duhura na Gitifu hano haruguru ndamubwiye ntubu mugiye kudufunga koko, murabona mituweli nayikura hehe? Njyewe yangezeho ambaza ikibazo cyanjye mpita nkimubwira ko nta bushobozi mfite, najyaga nishyurirwa no kwa Heremani, none amafaranga bakaba barayahagaritse, ntunze abana 5 nanjye wa 6. Tugira ngo yenda twicaye uko turutaraye, ashimishijwe no kugira ngo turambije yahereye ku ruhande hariya hirya, agira umugabo Munyensanga, agira n'indeho Shyaka n'abandi ntaza amazina. Arakubita ngo mwabura mituweli. Noneho hangezeho ngo wowe mituweli wayiburishijwe n'iki? Ntabwo nishoboye. Ngo ntiwishoboye? Ngo uri umuryango ungana iki? Ni umuryango ndi njyenyine gusa, ntago ngira kivurira, ahubwo nafashwa namwe. Ahita nshenguza amize inkweto abajugunye mu kirere. Ngagira ate? Akuramo izi nkweto izi gutyo arajugunya, ansingira aya maguru arayatendeka maze arakubita, arayacoca pe, ibi bitagira rutangira. Abadufashe bahise bagira ubwoba, bareba gutyo banga kureba uko nkubita. Ubwo birangije asingira umukecuru utuye hepfo hariya, amukubita nawe ibirenge, inkweto yazikuyemo, amukubisa atayiwe. Gusa abaturage bose bahuriza ku kuba uburyo bwo kwishyuza mituweli bwo gukubita bwahinduka, bityo ngo bakabaho uburyo bw'ibiganiro bwo kwishyuza mituweli. Nabibonye nakaga gakomeye cyane. Ariko Banyarwanda muhumure, agakiza karaje, kariho kari kwarara nk'igisiga cy'impigi kerekera Kigali. Rego Uwiteka ariho. Ikibazo abantu bafite kandi gikomeye cyane, ntabwo abantu bemera Imana. Ntabwo abantu bemera ko Imana ibasha gutabara Abanyarwanda nk'uko yatabaye Abayisiraheli mu gihugu cya Egiputa. Icyo nicyo kibazo abakristo bafite.
n'abantu bose bavuga ngo bemera Imana ntabwo bemera ko iby'Imana yakoze ejo bundi mu gihe cya Egiputa ko yabikora n'uyu munsi wa none. Kandi situwasiyo y'Abanyarwanda barimo niyo situwasiyo y'Abayisiraheli bari barimo. Natwe turi mu buretwa bwa Farawo, nabo bari mu buretwa bwa Farawo. Uwiteka rero ni mwiza cyane, ni mwiza kandi afite uruhare rukomeye mu gutabara ikiremwa muntu. Banyeshuri beza rero, Uwiteka bambera umugisha. Ndabakunda cyane, ndabakunda cyane cyane, ariko cyane rwose cyane, kandi nkunda n'Abanyarwanda bose, ndabakunda cyane. Ikigwa cy'uyu munsi ni ingenzi cyane, ntabwo turatinda kuko dusa nkaho twafashe umwanya munini ku byerekeranye n'uriya muntu wanyu, ariko ntimugende kuko ikigwa cy'uyu munsi cyane ni ingenzi cyane. Ndakigarukirizamo hagati buri tuzakomeza ubutaha, ariko ntimugende ngo ujyemo abanyeshuri beza, kuko umunyeshuri utangiye icyigisho byagira hagati akava mu ishuri akagenda, icyigisho kitarangiye, abo nabo bari abanyeshuri babi, mu banyeshuri beza cyane. Ikigwa cy'uyu munsi ni ingenzi cyane cyane kubihaye Imana. Niba uzi ko wihaye Imana ntugende, iki ni icyigisho cyiza cyane, ariko niba wumva ko iby'Imana utabikozwa wigendere, ntabwo bikureba. Niyo mpamvu rero nsaba abanyeshuri beza gukurikirana ubwitonzi bwinshi cyane icyigisho cy'uyu munsi. Ntabwo ndakirangiza, tuzakirangiza kuvugaho gatoya, ariko tuzagikomeza ubutaha. Ndashimira by'umwihariko abanyeshuri beza bahisemo iri shuri. Iri shuri ryabayeho ku bw'ubushake bw'Uwiteka kugira ngo tuhigire ibintu byinshi cyane. Niyo mpamvu Yesu Kristo yavuze ngo nimutavuga amabuye azagira gute? Azavuga. Yesu Kristo niko yavuze. Uhoraho rero abanyeshuri beza bankomereza iteka ryose, kandi abasesekaze imigisha iva mu ijuru. Mu Rwanda abantu bakurikira icano Amateka TV Rwanda ni benshi cyane, benshi cyane. Mu Burundi abantu bakurikira icano ni benshi cyane. Abarundi ndabashimira cyane, kandi Uwiteka bankomereze cyane. Turi kumwe abasesekaze imigisha. Afrika yose Abanyarwanda bari nabumva ururimi barayikurikira, muri Amerika barayikurikira, ndabibona Canada, France, Belgique, Australia, hirya no hino. Iyi cano ni umugisha ukomeye Uwiteka yaduhaye. Nshuti bavandimwe, abantu benshi bavuga ko bemera Imana, ariko iyo ugenzuye witonze usanga tutayemera. Usanga bemera Imana yo mu gihe cya kera y'amateka, ariko Imana y'ibihe byose ntabwo bayemera. Nicyo kintu nabonye. Uramutse nk'ubu ngubu ubwiye Abanyarwanda cyangwa se mwese muri kumva ururimi rwanjye uti murabizi Uwiteka agiye gukora inzira mu nyanja itukura uyu munsi wa none, ukabibwira Abanyarwanda ukababwira uti uyu munsi wa none Uwiteka agiye gukora inzira mu nyanja itukura maze abantu batambuke, abantu bakwita umusazi. Abantu bakwita umusazi. Kubera iki? Kubera ko Imana Imana bemera ni Imana ye mu gihe cya kera, ni Imana y'amateka, ariko Imana y'ibihe byose ntago bayemera. Baramutse bemeye Imana y'ibihe byose banakwemera ko uyu munsi wa none Uwiteka yakora inzira mu nyanja igize gute? Itukura. Abanyeshuri beza cyane, iki gitabo cyitwa Ibyanditswe Byera. Iki gitabo ni impamo n'ukuri. Hari abantu benshi bavuga ngo Bibiliya ni igihimbano. Ntabwo ari byo. Bibiliya ni igitabo cyanditswe ku bushake bw'Uwiteka kugira ngo kibike amateka atuma tuyimenya, ndetse tumenye iby'ejo hashize by'ingenzi bitureba n'iby'ejo hazaza. Niyo mpamvu Uwiteka muri iki gihe cya none
ntabwo akeneye kuza ngo ahagarare mu kirere ngo atubwire gutya, byose ibyo akeneye kutubwira biri mu ijambo rye. Icyo gitabo rero ni impamo cyane kandi tugomba kucyubaha tukanashimira Uwiteka. Mbere yuko Abisirayeli birukanwa mu gihugu cyabo, abatuye isi babitaga ubwoko bw'igitabo, un peuple du livre. Kubera icyo babitaga ubwoko bw'igitabo, bitewe n'uko gahunda zabo zose bagenderaga ku byanditswe byera, none babita ubwoko bw'igitabo. Natwe uyu munsi wa none Uwiteka yashimishwa nuko batwita ubwoko bw'igitabo, tugendera mu ijambo rye. Abakristo Bibiliya bayumvaho igice kubera amakosa ane. Nshaka kubabwira, Abakristo Bibiliya bayumvaho igice kubera amakosa ane. Icyambere, ntibemera ko Imana ya Aburahamu ari Imana y'ibihe byose. Ibyo ni ikosa rya mbere. Ntabwo Abakristo bemera ko Imana ya Aburahamu ari Imana y'ibihe byose. Ibyo ni ikosa rikomeye cyane. Icyo ni ikintu tugomba kumenya. Niba dushaka kumenya Bibiliya ngo tuyumve nk'ukwiriye, tugomba kumenya ko Imana ya kera niyo Mana y'uyu munsi, niyo Mana y'ejo hazaza. Ikosa rya mbere Abakristo dukunze gukora, ntabwo twemera ko Imana ya Aburahamu ari Imana y'ibihe byose. Iyo ni ikosa rya mbere kandi rikomeye cyane. Ikosa rya kabiri, Abakristo benshi ntabwo bemera ko Imana ya Aburahamu, Abakristo benshi bemera ko Imana ya Aburahamu yaretse urubyaro rwa Aburahamu maze yitoranyiriza abanyamahanga. Nanjye ni gutyo nari meze. Iri ni ikosa rikomeye cyane riri hagati y'Abakristo, rituma iyi Bibiliya tutayumva uko twakagombye kuyumva. Iri ni ikosa rikomeye cyane. Nanjye ni gutyo nari meze, ariko mu gihe gikwiriye Uwiteka yanyeretse ko ibyo abantu bibwira atari ko bimeze. Urubyaro rwa Aburahamu ku mubiri, aba bitwa Abayisirayeli, ntabwo Uwiteka yabaretse ngo yituranyirize abanyamahanga. Oya, ntabwo ariko bimeze. Kandi ibi byose biranditse muri Bibiliya. Amaherezo y'Abisirayeli ameze ate? Aranditse muri Bibiliya. Murabyumva? Bitewe n'uko Imana itarobanura ku butoni, yahaye igihe cya manda ubwoko bwa Isirayeli bukora ishyano, bukora amahano. Iyo bakora ibyo Uwiteka yabasabye, bari kuyobora isi n'uyu munsi wa none. Ariko bitewe n'uko bakoze ibidakwiriye, byabaye ngombwa ko Uwiteka aba nkaho abambuye inkoni y'ubushumba ho gatoya. Noneho ubutumwa bwerekeza mu banyamahanga. Ariko abanyamahanga nabo uyu munsi wa none bakoze nk'ibyo Abayisirayeli bakoze. Uwiteka agiye kugarukira Abayisirayeli babandi yari yambuyeho gatoya igihe gito inkoni y'ubushumba. Noneho amaherezo y'Abisirayeli agiye kugaragara nk'uko byanditswe muri Bibiliya. Ikosa rero rya kabiri rikomeye cyane ry'Abakristo, batekereza ko ubwoko bwa Aburahamu, Abayisirayeli, ku Uwiteka yabaretse. Ntabwo ariko bimeze. Ikindi cya gatatu, irindi kosa rya gatatu, abavuga ko bemera Imana ya Aburahamu bemera ko urubyaro rwa Aburahamu rubarizwa mu bazungu. Iryo ni irindi kosa rikomeye cyane rituma tudasobanukirwa Bibiliya uko twakagombye kuyisobanukirwa. Kuko buri iyo tumenya amateka nyakuri y'Abayisirayeli, ibyabo byose tukaba tubizi, Bibiliya tuba tuyumva uko Imana yifuza ko tuyumva. Niyo mpamvu nk'ubu muri iki gihe cya none, iyo mfashe Bibiliya nkabasomera amasezerano cyangwa se ubuhanuzi,
bugomba gusorera ku bayisirayeli ntabwo benshi babyumva, nta nubwo babyemera, kubera yuko Bibiliya cyangwa se ibyanditswe muri Bibiliya tutabyigishijwe nk'uko bikwiriye. Ntabwo amateka y'Abisirayeli twayamenye nk'uko bikwiriye. Hano rero Abisirayeli ntabwo babarizwa mu muryango w'abazungu, babarizwa mu muryango w'abirabura. Nzagira umwanya wenda ubutaha kuko ndi kubona igihe cyagiye, noneho mbereke neza uko ibintu bimeze, kuko iki cyigisho tugiye kwiga biragaragara ko tuzakomeza ubutaha kuko igihe cyagiye, ariko tugomba kumenya neza ko Bibiliya dukeneye kuyumva nk'uko Uwiteka yifuza ko tuyumva. Kutamenya aho imiryango 12 yose ya Isirayeli iri uyu munsi wa none, iryo naryo ni irindi kosa rikomeye rituma Bibiliya tutayumva uko twakagombye kuyumva. Amakosa atanakomeye abakristo bakoze bakora bigatuma Bibiliya batayumva. Ikosa rya kane, ntago abakristo bazi aho imiryango 12 ya Isirayeli iri uyu munsi wa none. Iyo ubajije abantu bize theology baravuga ngo imiryango 10 yagize gute, yarabuze. Icyo ngicyo nicyo kintu gihari hose. Iyo bageze ku miryango 10 ngo yarabuze. Kandi ubwo imiryango 10 bavuga ni ba bandi bo mu bwami bwa ruguru. Mumenye ko mu bwami bw'epfo naho hari nanone hari ya imiryango 2. Hari abagiye Babuloni n'abasigaye. Ubwo Nebukadinezari yasenyaga Yerusalemu, hari abagiye Babuloni, abo nibo bakomeza kuvuga ngo bariho. Naho abasigaye baje kwerekeza muri Afrika, abo ngabo ntago babavuga, kandi abo nibo bari benshi cyane berekeje muri Afrika kuko nicyo cyari igihugu cyose. Ariko aberekejwe Babuloni bari abantu mu mujyi, bari muri kapitali, bari abantu bo muri kapitali nibo berekeje i Babuloni. Hano rero iki ni kibazo gikomeye cyane kuko abantu bataza imiryango 12 iri. Tuzagerageza mu misiri imbere kongera kubinyuramo kugira ngo turusheho kumva neza, kuko ndifuza ko biratuyumva ukwiri n'amasezerano arimo Uwiteka yageneye ubwo kwa Isirayeli tuyumve uko ari. Abantu benshi usara amasezerano Uwiteka avuga ku Bisirayeli, abantu bakayazana ku banyamahanga bavuga ngo abayisirayeli Uwiteka yarabaretse, ngo abo Uwiteka ubu ngubu areba ngo ni abayisirayeli mu mwuka. Kandi Paulo yaravuze ati ntimukirate. Iyo tuvuga gutyo rero ngo Uwiteka yaretse abayisirayeli ku mubiri, tuba turi kwirata. Kandi Paulo avuga ati ntimukirate mwebwe mw'abanyamahanga mwe. Mu misiri imbere tuzabireba neza n'amasomo mbaha amasomo. None ikosa rya 5 rero, kutamenya amaherezo y'Abisirayeli, urubyaro rwa Aburahamu. Banyeshuri beza rero, aya makosa 5 tumaze kubona ni amakosa atuma tutamenya Bibiliya uko twakagombye kumenya. Ni amakosa atuma tutumva ijambo ry'Imana uko twakagombye kuyumva. Ubutaha rero, igisho cy'ubutaha, uyu munsi byabaye ngombwa yuko nyicamo kabiri. Ubutaha noneho tugiye kwinjira mu cyigisho cy'ingenzi cyane. Nkabasa abanyeshuri beza ntimuzagisibe, ni ingenzi cyane. Abifuza kumenya ejo hazaza uko bigiye kugenda, abifuza kumenya ejo mu Rwanda uko bizagenda, ejo muri Afrika uko bizagenda, ejo ku isi yose uko bizagenda, icyiciro cy'ubutaha mu gikurikire. Ndabararetse Uwiteka bagire neza kandi abampere umugisha none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusenge. Ndagushima Data, ndaguhimbaza, naho ndukuri icyubahiro niwe wenyine gusa. Iri jambo umaze kutugezaho Nyagasani ritwubake kandi riduhindure. Umeje kukuragiza abanyeshuri beza kugira ngo bongerere imbaraga n'ibyiringiro, twitegure ubwami bwawe, tureke ikibi, dusingire ikiza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nyagasa, uruwero
usumba byose nuhinduka ibihe byose izina ryawe ryubahwe nyagasani nyagasani wakoze ibikomeye tubibonye turizera Schadrack Ekamkana Adona wakijije Abisirayeli ingabo za Farawo ukora inzira mu mazi baherako barambuka Farawo abigerageje ararohama Nyagasani nyagasani wiyeretse Aburahamu yizera adashidikanya kuri Imana ihoraho none natwe turizeye kuri Imana isumba byose duteze wagakiza Shaddai, Elyon Adonai, nuhinduka ibihe byose Shaddai